Ibi ni ibinyabuzima nyabyo kandi ni bimwe mu byoreka imbaga nyamwinshi ku isi, kurenza intambara, ibiza, inzara n'ibindi bishobora guta ubuzima bw'ikiremwamuntu mu kaga. Ushobora kwibaza uti se ibyo binyabuzima ni ibihe? Ese ni ikihe kiyoboye ibindi? Nyemerera turebere hamwe ibi biremwa biteye ubwoba, kandi nitugera ku musozo uzongera kureba inyanja cyangwa igisenge cy'inzu yawe mu buryo bumwe. Uhawe ikaze kuri Bwizi Entertainment, ngewe waguteguriye kandi mugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Bwizi. Reka ngusabe unyemerere ukande kuri iyi buto yanditseho subscribe, nukunda iyi video ukande no kuri like, ubundi turebere hamwe izi nyamaswa cyangwa ibi binyabuzima byoreka imbaga nyamwinshi, ibi biremwa bishyira ubuzima bw'abatari bake mu kaga. Reka duhere kuri box jellyfish yo muri Australia. Iyi fi ntigaragarira ijisho neza, ariko yica abatari bake igihe hagize uhurira nayo mu mazi. Ifite ibisa n'intoki 15, ariko byose niko byiganjemo ubumara ndetse n'uburozi bwica mu kanya gato nk'ako guhumbya ijisho. Igihe ubumara bwayo bukwinjiye buba bwihuta cyane ku buryo bushobora kukwica mu gihe kitarenze iminota 5. Uriwe n'iyi nyamaswa arataka cyane, akenshi bagapfa batarabona n'ubutabazi. Ikibabaje kandi kinatangaje ni uko itagira amenyo cyangwa inzara, isa nk'igicucucucu mu mazi cyica bucece. Komodo dragon. Aha ni mu birwa by'ibirunga byo muri Indonesia. Aha niho dusanga iyi nyamaswa y'inkazi, nayo yoreka imbaga nyamwinshi ku isi. Iki ni ikinyabuzima cya kera ariko cyifitemo ubumara ndetse gifite n'amenyo yica ameze nk'ibimashini bihinga imihanda. Uwiriye ntimushwanyaguze ngo imucemo ibipande, imusigamo ubumara butuma ava cyane kugeza amaraso amushizemo. Komodo dragon izwiho kubikira, kumoka ndetse no kugukurikira kugeza igihe icyo ari cyo cyose ucikiye intege, ikagufata bitayigoye. Inzovu nayo nubwo ari inyamaswa igaragara nk'aho ari nyamahoro, ariko igihe hageze uyirakaza igaragara mu yindi sura idasanzwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko buri mwaka abarenga 500 bapfa bishwe n'inzovu. Birumvikana ko ibi ari ukurusha intare, ingwe n'idubu byose byiteranyije. Inzovu zishobora guterura imodoka, kumenagura amagufa ndetse no gusenya amazu. Abantu begereye ibyanya by'inyamaswa cyangwa se amapariki ibi barabizi cyane. Izi nyamaswa zituje zihinduka inzozi mbi kuri bo igihe hari uyikoze mu jisho. King Cobra niyo nzoka ndende kandi iri mu bwoko bw'inzoka zigira ubumara zica abatari bake ku isi. Igira uburebure bushobora kugera no kuri 5 metero. Iyo ihungabanye iriyegura ikarebana amaso ku maso n'ikiyisagarariye. Igira ubumara bwihuta cyane bushobora kwica inzovu mu minota mike. Umwihariko kuri iyi nzoka ni ukuntu yubaka icyari kandi ikakirinda. Ni itandukaniro rikomeye hagati yayo n'izindi ziba mu muryango umwe. Black Mamba. Iyi nyamaswa nubwo idasa umukara, ariko mu kanwa kayo hateye ubwoba, ni umukara usa nk'uw'urupfu. Ifite ubushobozi bwo kuruma inshuro 12 mu gihe kimwe. Iyo kuruma ibigushyiramo ubumara kandi bwihuta cyane ku muvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Igihe uriwe n'iyi nyamaswa uba ushobora gutakaza ubuzima igihe utabonye ubutabazi bwihuse. Ni urupfu ruza rwihuse kandi nta mbabazi. Idubu iyo uyireba ubona ari inyamaswa y'ubugwaneza, ariko nanone igitangaje ni ukuntu uba uri kuyitiranya. Iyi nyamaswa iba ishobora gusatura umuntu mu masegonda make. Ni inyamaswa zirakara cyane igihe zinjiriwe. Iba ishobora kukwirukankana cyane ku muvuduko ungana na kilometero 55 ku isaha no kugukubita zikamenagura amagufa. Ingona yo mu ruzi rwa Nile. Aya mazi aratuje ariko arimo akaga. Izi ngona zo mu ruzi rwa Nile nizo nyamaswa nini cyane zo mu mazi muri Afurika. Izi ngona zifite uburebure bugera kuri 6 metero. Iyi nyamaswa yica abantu benshi kurusha izindi zose ziba mu mazi atemba. Ifite ingufu nyinshi cyane ku menyo, iba ishobora kugufata ikagukurira mu mazi ubundi ikakwica mu buryo bworoshye. Iyi nyamaswa ni umwicanyi wavutse mu gihe cya za dinezoro, gusa igitangaje yaje kwiyungura ubushobozi mu gihe cy'imyaka ingana n'amamiliyoni. Great White Shark. Iyi nyamaswa bitewe n'amafilime atandukanye yagiye yikorwaho nka Jazz,
yagiye arushaho kuyigaragaza nk'inyamaswa y'igitinyiro, ariko nanone mu bushakashatsi bugaragaza ko ibyayivugwagaho byose bifite impamvu. Amenyo yayo akoze mu buryo bumeze nk'aho ari ibyuma, ibishobora gucagagura ifi nka whale ikayicamo kabiri. Ifite ubushobozi bwo guhumurirwa amaraso mu ntera y'ibirometero byinshi. Nubwo iyi nyamaswa idakunze kurya abantu, ariko iyo bibaye biba bimeze nko kwasa. Umubu nawo uza mu nyamaswa zica benshi ku isi. Ni gato kandi ukabonye karasuzuguritse, ariko nayo iri mu nyamaswa zoreka imbaga nyamwinshi ku isi. Uyu mubu ni icyorezo cy'amateka, ushobora gutera indwara nka malariya. Buri mwaka umubu wica abantu barenga 700,000, cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Stonefish. Tekereza uri kugenda hafi n'amazi y'inyanja, ubundi nyuma y'igihe gito ugatangira kumva ububabare bukabije. Ugomba gutekereza ko iyo ari stonefish. Iyi fi yifitemo ubushobozi bwo kwihindura nk'ibuye mu mazi, ikigaragaza mu isura y'ibuye, ariko yifitemo ubumara bushobora no guca inkweto. Abayikandagiye bavuga ko ububabare bwayo ari nk'ubw'inkota. Utabonye ubutabazi bwihuse upfa mu gihe gito. Ntabwo ari inyamaswa igutega, ahubwo uba ushobora kuyisitaraho igihe icyo ari cyo cyose. Intare nayo ni inyamaswa y'icyubahiro, ariko nanone ikaba n'umwicanyi w'umwuga icyarimwe. Ubundi mu busanzwe intare zihunga abantu, ariko muri Tsavo muri Kenya zigeze kwivugana abarenga 100 bari abakozi b'umuhanda. Mu gihe gito zarabateye nijoro, zibakura mu mahema, zirabasanza, ubundi zirabica. Intare zikora mu matsinda, zigahiga inyamaswa nini ndetse kugera no ku nzovu. Igihe ziguteye ntabwo uba ushobora kurokoka, keretse habayeho Imana yonyine ikakurokora. Imvubu. Imvubu nayo ni imwe mu nyamaswa nini zo mu mazi, ariko imvubu zica abantu benshi kurusha intare cyangwa ingona. Zirarakara cyane, ziranihuta mu butaka cyangwa se mu mazi. Zishobora gusenya ubwato ndetse no gushwanyaguza ingona. Iyi nyamaswa ni imashini yica kandi nta mpuhwe. Tsetse fly cyangwa se isazi ya tsetse. Iyi ni inyamaswa nayo yoreka imbaga nyamwinshi ku isi. Nubwo itagaragaza igitinyiro nk'izo navuze hejuru, ariko iyo ikuriye igutera indwara ya sleeping sickness, indwara y'ibitotsi. Iyi ni indwara y'umusinziro ifata ubwonko ndetse n'imyakura. Ibimenyetso by'iyi ndwara harimo umuriro mwinshi no gutekereza byinshi, umutwe bikivanga, ndetse no kujya muri koma igihe utabonye ubutabazi bwihuse, n'urupfu ruba rushobora kuziramo. Brooding the octopus. Iyi nyamaswa isa neza cyane ariko irica. Brooding the octopus ni ntoya nk'umupira wa golf, ariko ifite ubumara bwakwica abantu 26 mu minota mike gusa. Iyi nyamaswa nta muti wayo ubaho. Iyo uyikomye mu gihe gito utabizi, nyuma y'akanya utangira kunanirwa guhumeka gake gake. Uko igihe kiyongera, imikaya igahagarara, uba ushobora no gupfa kandi nta buribwe wigeze uhura nabwo na gato. Twebwe n'aha dusoreje. Niba wakunze iyi video, ibuka gukora subscribe, like ndetse na share. Wibuke kuduha igitekerezo cyawe muri commentaire. Ibiganiro byo nakagaruka. Aha ni kuri Bwizi Entertainment. Ngiye mwabanye kandi bagutegure cyo n'ikiganiro. Nitwa Bwizi. Nawe utaha.